Rimba ya ndirimbo yawe. Baby Jesus, baby Jesus, I love you. You are my savior. You are my every day. Iyo yumvishe iyo ndirimbo ahita asimbagurika. Kandi yitwa Samweli, azakurira mu nzu y'Imana nk'uko Samweli yakuri imbere y'amaso. Ibyo twayisabye byose zabikora mbese ni mbese Imana yacu yoya ine ibasha kutwumva yakoze ibyo twayisabye byose ibisiga zabikora. For Jesus, amashyi menshi kwa Yesu. Amen. Hallelujah. Turanezerewe cyane kandi namwe muranezerewe, hanakonje ariko umuriro wa Yesu uraza kutugeraho kuko twateye intambwe zacu tuza imbere y'amaso ye. Amen. Turishimira ikaze ryanyu, ndetse tunashimira Imana yaduhaye umunsi mwiza, baduhaye iminota ihagije, kandi turayikoresha, binakunze twagabanyaho kugira ngo twese tuze kubwirirwa neza muri uyu mugoroba. Reka kugira ngo dushobore kwihuta sabe yemperuka hano, nababwiye ko nzazana na madamu n'umwana, nkaho amasura menshi batatuzi, ni nkaho byishimo nyine. Hari y'abantu bakuzi baza bishima, haba abandi batakuzi cyane kazabona nyine ni nk'abantu mwakiriye gusa. Dufite iby'Imana yakoze, impamvu ni zibiri. Ya mbere ni ukugira ngo Imana ihabwe icubahiro. Hallelujah. Nugira ngo tuyishime, ihabwe icubahiro, kandi hano tuhafata nka nzansetsa abakozi b'Imana nkabwira ngo ni international altar muri gicaniro mpuzamahanga. Siko bimeze aba hano. Noneho rero icyo ni icyambere. Icya kabiri ni ukugira ngo hagire umuntu usubizwamo imbaraga kuko Yesu agikora. Amen. Nizo mpamvu turi hano, kandi niyo mpamvu twitabye buno butumire. Turi kumwe n'umushitsi uvuye kure. Turashimye kuri uyu mwanya muduhaye. Uyu ni musaza wa madamu, niwe mfura iwabo, madamu agakurikira. Atuye muri Canada, afite flight ya none saa 2. Nurumva rero yavuze ngo akeneye gutarama, icyo ni kimwe, kandi akeneye ko tubana muri ubu buhamya kubera yuko bwagumye nyine buzunguruka hirya no hino. Amen. Turamushimira. Wenda naza kugenda, umukozi w'Imana Moise araza kumutugereza kuri airport. Ibikapo biri mu modoka kuva kare, arahita akomeza. Turamushimira kubwo kwigomwa kubana natwe, kandi agende neza. Adushimire n'abandi yasize kugira ngo mbirangirize rimwe kuri support yabo yo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amen. Could you say something or just? Yes, ashimwe. Yes, ashimwe. Ndishimye kuba mbanye namwe uyu munsi wa none. Ndifite agaciro kenshi cyane. Ntabwo mfite amagambo menshi yo kuvuga,
turi hano kubera amashimwe y'ibyo Imana yakoze ku bw'uyu mwana yatanze. Mwese murabizi, muzi amateka y'uyu muryango, muzi ko haciye imyaka myinshi cyane kugira ngo Imana ibasubize baheze umwana. Muzi ko ndishimye ko mwaramusengeye kandi Imana yarasubije. Ikindi cya kabiri, ndishimye kuba hano, tujya tubakurikira online. Dukunda uyu munsi, Imana ikomeze kubeza umugisha. Turashima kubwo muduhaye umwanya. Nishimye kuba mbonye Bishop na Madame baheruka iwacu. Twabagiriyeho umugisha mwinshi cyane. Imana ibamugisha, murakoze. Umva n'ubundi simbwiriza ngo nsimbagurike, reka tugumane. Hari ikibazo? Ankunda cyane kurenza mama wiwe. Bo ubushize njyewe nagerageje kwividura mvuga gukomera kw'Imana. Ni nayo mpamvu ndashaka kugira ngo nze kuza gutinda duhereza abataravuze, bebe na mama wiwe. Siko bimeze? Rimba ya ndirimbo yawe. Baby Jesus, baby Jesus, I love you, you are my savior, you are my every day. Iyo yumvishe iyo ndirimbo ahita asimbagurika. Kandi yitwa Samweli, azakurira mu nzu y'Imana nk'uko Samweli yakuri imbere y'amaso y'Imana. Haleluya, amen. Dusome Zaburi ya 40. Mu materaniro Mwuka Wera ni mwiza, ajya guma akayatunganya, ubanje akatunganya, kagucira inzira gutyo gutyo. N'indirimbo niyo soma. Ku cyumweru twagize gitaramo cyiza. Pastor Mama Bishop avuga ko Zaburi kandi niko igizwe kenshi n'amarangamutima. Amen. Kandi y'abantu batandukanye. Koko Zaburi ni indirimbo ziba zuzuyemo, kandi z'abantu batandukanye. Hano harimo iyacu ariko harimo n'iyawe. Zaburi ya 40 umurongo wa 2 tugeze kwa 6 kugira ngo twihute. Havuga gute? Haravuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanje, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashira ibirenge byanje ku rutare, akomeza intambwe zanje, kandi yashize indirimbo nshya mu kanwa kanje. He put a new song in my mouth. Niyo shimwe ry'Imana yacu. Umva, benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukirira bibone cyangwa biyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka, uwo murongo, Uwiteka Mana yanje, imirimo itangaza wakoze ni myinshi. Noneho ntibikiri twebwe gusa, mbere yatangiye ari umuntu umwe. Umurongo wa 2 havuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye. Hano kuri 6 haravuga ngo imirimo itangaza wakoze ni myinshi, ngo kandi ibyo utekereza kugira gute kutugirira, ubwo nije nawe n'abandi, nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe, nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi byo nshoboye kubara. Amen. Aho ni ishimwe ryacu riri. Mwadufasha tugakomera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, amen. Twagira guturirimbo twavugaga iminota yanjye igiye gushira iyo nihaye.
baduhaye iminota myinshi ntago tuyigeza, batubwiye ngo dukoreshe iminota 50. Turaba twagize nawe namubriefinze ntabwo avuga byinshi. Cyagiye yageze hano ngira ngo umusengera yari afite nkihahamuka, naramurebye kuri hano nanjye kubera gukurikira amateraniro ndavuga ati uriya nindi wa mudamu wanje ahantu narindi numva nkamarira ko yasaze yabaye nk'umusasi. Ninde wamumfatira hariya ngo amugarure? Imana iramufata imuha umwana. Bwana asifiwe, haleluya. Mungu wangu we niyapitie haya, Mungu wangu wajua sababu kwa nini niyapitie haya. Haleluya. Ariko ukumurishimye cyane mwishimye. Indi ndirimbo yaravugaga ngo usiache saipite bila kutenda miujiza, tenda miujiza, tenda miujiza, tenda Baba, tenda miujiza, usiache aipite bila kutenda miujiza. Tugasoma ijambo ryo muri Yosuwa rivuga ngo ubwo n'umwaka ugiye kurangira nta mwana, ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri, twabikoze imyaka myinshi, ku wa gatatu, ku wa kane tugasoma ijambo rivuga ngo Yoshua ngo ahagarika izuba ngo paka arangirizeho abanzi biwe, ngo izuba rirahagarara n'ukwezi nako kurahagarara. Tukabwira Imana ngo uyu mwaka nturi buceho, none utaduhaye umwana. Umwaka ukanga ukigendera ugatambuka. Ariko hano hatubwiye ngo yashize indirimbo sha mu kanwa kacu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kandi arongera hasi aravuga ngo naje kubibara ngo natindira abantu byaruta ibyo nshobora kubara. Ahantu hanejeje ho gukomeza bene data hakavuga ngo ibyo utekereza kutugirira ngo nabyo ni byinshi Imana yacu. Amen. Kandi pastor yavuze aravuga ngo kubizera ntabwo umugambi w'Imana ushobora kuba mubi ngo bivuge ngo ngo biraza kutangira nabi ngo birangire nabi, bitangira nabi bikaza kurangira bikarangira neza. Bwana asifiwe. Haleluya. Patri, bitangira nabi ariko bikagenda bikarangira neza. Tubiziranyeho. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Noneho izo ni indirimbo twaririmbaga, ubu ngubu turarimba ngo yangiriye nyeretse ineza, ineza, ineza yanyeretse ineza, yanyeretse ineza ihambaye, byo yakoze ibyo twayisabye byose, isi zabikora, mbese ni mbese Imana yacu yoya ine ibasha kutwumva, yo yakoze ibyo twayisabye byose, ibisiga zabikora. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
126 Zaburi. Uko byari bimeze mu rugo aho hari ku mwaka wa 10 warashatse nawe ari wowe. Impamvu ndi kubabwira ngo se murishimye nawe warashatse ukagira umwaka umwe 2 konfi wa 3 wa 4 wa 5 wa 7 8 9 10 ari njyewe ufite wicyaho ngaho nakwishima nishimira twebwe. Hallelujah. Kandi si kuri twebwe twenyine, Imana iri kugenda ikora ibitangaza. Bwana asifiwe. Hano haravuga 26 126 haravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abanyazweho iminyago b'Isiyoni, twari tumeze nk'abarota. Cyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Ice gihe twavugiraga mu mahanga tuti Uwiteka yakoreye ibikomeye, ariko noneho ubu turavuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Amen. Bwana asifiwe. Aya makuru nano nareba bagenzi bacu turishimye, kandi kubyara nibisanzwe ku bandi, ariko twe twari muri kakazitiro ntabwo ari bisanzwe. Shimiye ko ku cyumweru habayeho hari ukuntu nari natinye ndavuga ati nzaza hano mvuge gushima, kandi koko nari nteganya ko baduhanka isaha tufata isaha turi kuvuga ngo twarabyaye ndatinya, ariko nshimiye ku cyumweru ko bisa nkaho byemewe ko twavugira ishimwe ry'Imana. Bwana asifiwe. Imana ireme umugabo witwa ngo ni Cyrus cyangwa se Kuro mu buzima bw'umuntu. Uyu Kuro yasimbuye Nebukadinezari. Nebukadinezari yari yafasha abantu arabatwara, ibinyejana bicamo, bari bategereje imyaka 70. Haza akagabo gatoya kagasore, Imana irakimika, ikimikiye umuntu fulani. Bwana asifiwe. Imwimikiye Isiraheli bari baracitse ibyiringiro. Hari ahantu tuba dusoma havuga ngo mwamagufwa mwe iriya 37 wese aya magufwa yakongera agaterana. Bibiliya translation iravuga ngo ni ibyiringiro bari barabuze, ntabwo ari amagufwa, ni ibyiringiro ngo kandi umwuka w'Uwiteka wari warashize, bakavuga ati ntabyo twakwiringira. Hello. Bukeye Imana irareba iravuga ati aba bantu batwawe mu minyago, abantu bari mu kibazo cyo kubura umwana badashobora kwikuramo, niki cyo haguruka kugira ngo kibakize. Imana irareba ihagurutsa Kuro. Nebukadinezari yarakomeye muri kiriya gihe, ariko yarayoboye Babuloni. Imana ihagurutsa Kuro ngo ayobora ibihugu bitabarika, ngo ayobora ubwami bw'Abaperesi n'Abamedi, kandi ngo bafata ka Babuloni barakazana nako kaba umunyago wako. Maze Kuro ngiwe amakuru yuzasoma muri Ezira haravuga ngo Imana yaranyimitse ngo mbwire Isiraheli Abayuda ngo nibatahe baje gutambira Imana yabo, baje kubakira inzu y'Imana i Buyuda Yerusalemu. Haleluya. Bwana asifiwe. Muri uyu mugoroba Imana ikwimikire Kuro, wowe udafite umwana ategeke ngo nibabona umwana mu izina rya Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nasanze murimo no kwiga kugukorera Imana, muje kubaka inzu y'Imana i Yerusalemu. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo tuje Yerusalemu kubaka inzu y'Imana. Yerusalemu ni mu rugo, bwira ishaka ryo mu rugo hatunganye. Yerusalemu ni mwitorero iringiri ryawe riri lokale, nta rindi torero ufite, urikoreremo. Yerusalemu ni mu gihugu cyawe, kandi igihugu cyawe urimo ni ikingiki ukandagije mu butaka. Gikunda ugikorere, Imana izaguhemba. Amen. Inkike zaruzuye, itorero riruzura, niryo ryiri natwe dufite. Itorero ryacu ryaruzuye ryo mu rugo. Dufite bebe yitwa Ridima Samuel Bisengo. Amen. Uyu ni umunezero bafite akana kamwe. Tuzabyara abana shaho.
bari aba Patrick Zabakiza bazabyara abana mutangare muvuge ati wakoreye Imana kwete. Abandi bari hariya sinshaka kumentioninga amazina, muzabyara abana muvuge ati koko umunsi wabariya wageze natwe wacu urageze. Amen, Amen. haleluya. Hallelujah. Rero dusoje icyo Imana yakoze, uzamuka Yerusalemu. Twavuze ko tuza timuze kutunyaga minota yacu, urumva nkoreshe nka 10, indi minota 40 yose turasigaho natwe nkindi namubwiye uko avuga. Turabyina migisirimba n'abantu bagiye baza on our behalf ndetse n'itorero ryose. Indirimbo iraza kuvuga ngo konfi ya ndirimbo ya Sante, nanjye ndi munyuze mukanya konguko turaza kuzana na ba Patrick na Banzabakiza ndetse n'abariya babyicaza. Imana ibaheze umugisha. Njyewe naravuze nubwo ntavuga cyane, ko murumva ko mfite nk'amagambo yo kubwiriza, siko mwamwumva, reka bazantumire ubutaha. Imana ibaheze umugisha. Amen. murakoze kuduha umwanya kugira ngo dushime Imana. Mfite umunezero mwinshi, mfite umunezero mu mutima wanjye kubera ko naje gushima Imana nkuko yabivuze ubushize dusenga. Nari mfite ihahamuka koko kubera ko nari mfite impamvu yari inteye iryo hahamuka. Ndibuka narwanye n'umutima, nari nicaye hariya ndwana n'umutima kenshi, nashaka gutambuka mva birananiye, nashaka gutambuka birangira ntambutse. Turasenga kandi ndashima Imana kuko naje gushima Imana. Ishimwe.